uziko Minagri uyu munsi kikwereka yuko nta kintu ikora gihambaye ivuyeho hashira ukwezi nta mpinduka urabona mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi nta cyaba cyapfuye kuko n'ubu nta gihambaye ikora ikibazo cya Minagri ari ugindura ministre oya ni ugusenya systeme ya Minagri ko yubatse ku buryo kandi ibi ndi kuvuga hari wahita ambwira ngo ngo yatangiye kuvuga ngo Abanyarwanda bafite inzara barahari bayifite iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu temuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko rivuga ngo Captain Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare. turabasuje kandi turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Reka twizere ko aho muherereye muri amahoro. Turi kumwe na Theo Manirakiza. Theo muraho neza? Muraho neza karinisha. Ku Kwezi TV ni ubutengamare. Saba ubundi ibintu ari byiza mu rugero nibwo biba ari sawa. Hari ukundi kwezi nzabatangariza ubutaha. Reka duhere ku Kwezi TV. Twizere ko abagukurikira nabo ari amahoro. Twakwakira uyu munsi kuri Primo Media Rwanda. Uratekereza nk'umunyamakuru ari ibihe bibazo by'ingenzi byugarije abaturage? Imibereho y'abaturage ubundi ishingira ku bintu navuga nka bitatu. Hacyo twita security. Security ni ya mbere Abanyarwanda bashaka baba bugarijwe nayo niyo twita food security, umutekano w'icyo mu nda. Muri iyi minsi ibibazo by'ubukungu byugarije isi n'u Rwanda rurimo ibihugu byinshi byugarijwe n'ibibazo bigendanye n'izamuka ry'ibiciro cyane cyane by'ibiribwa. Ni imwe mu mpamvu numva ko uwajya gutanga ikibazo wese yahera ku icyo ngicyo. Hakaba n'umutekano rusange w'igihugu. Kumva ngo indege yaguye mu Rwanda, u Rwanda guverinoma igatangaza yuko ari ukuvogera ikirere cyarwo, kuvuga ati mwitonde kuko nk'abantu baturi umupaka nk'akarere ka Rubavu ntibabuzwa kwambuka, ariko barabwira bati nyamuneka mubyitondemo. Kuba Kongo yerurika bwashaka intambara ku Rwanda n'ubwo u Rwanda ruvuga ruti umukuru w'igihugu ejo bundi muri South ya mu gusoza amasomo ya gisirikare ku ofisiye yaravuze ati ntabwo musoje amasomo cyangwa se ntabwo dutegura abasirikare kugira ngo tujye mu ntambara. Mu byumvikana byanze bikunze ibibazo by'iyo mutekano ibiri mvuze navuga ngo ibyinshi bishingiye kuri ibyo, kubera ko ibibazo bishingiye nk'ibyo mvuze by'inzara, ubukungu, izamuka ry'ibiciro, usanga hariho n'ibindi bijyanye nabyo. Nk'urugero izamuka rya essence na mazutu ryatumye nta mupolisi ukirirwa abaza umumotari ibijyanye no gukoresha mubazi, kuko ntibyakunda. Ntabwo essence y'icyamagana ngahe namubaza ibiciro biriho ntabwo yayikoresha ngo bizahure. Ibindi bwa bukungu nanone buratuma iyo umuntu agize inzara avuga ati nyamara iyo urujya n'uruza rw'ibintu rwari kuba rwarafunguye neza muri Uganda wenda ntabwo inzara ari kuba imeze gutya. Highland yaraje yego, ariko hari ibindi bikibura bavuga bati ntabwo biragera nkuko ku rwego wenda rushimishije nkuko twabitekerezaga. Imbuto zarahenze. Mbere y'uko umubano w'u Rwanda n'u Burundi z'amagatotsi, u Rwanda rwakoraga imbuto nyinshi mu Burundi. Ibyo byose biragirana isano n'ubundi na bwa bukungu bwazahaye na ryazamuka ry'ibiciro ryugarije Abanyarwanda mu ngeri zitandukanye. Reka turebe ko iryo zamuka ry'ibiciro iyo inzego zitandukanye zisobanura iki kibazo zigisobanura zishingiye ku bipimo bifatika mpuzamahanga kandi bigaragara, harimo intambara ya Ukraine n'Uburusiya, harimo ikibazo cya COVID-19, ariko wareba ugasanga izamuka ry'ibiciro mu Rwanda kuva 2010-2012 ikigo cy'igihugu kibarusha imibare cyasoraga imibare kigaragaza ko rundi biciro ku masoko bigenda bizamuka. Niyo ntambara niyo COVID. Izamuka ry'ibiciro narivuga mu buryo bubiri. Izamuka ry'ibiciro tuvuge bitewe n'izamuka wenda ry'ibikomoka kuri peteroli rituma na transport ihenda. Iryo rishobora gushakirwa ku bindi ariko ntabwo zashakirwa ku nyanya cyangwa kuba imbuto zihenda. Umusaruro ukomoka ku buhinzi mu by'ukuri mu Rwanda uri hasi cyane ugereranije n'umubare w'abakonsomateri dufite. Niba nta biryo dufite, niba kuko ari ibihugu bimwe na bimwe intambara ya Ukraine yazahaje ibihugu bitandukanye ku isi, ariko hari ibihugu duturanye bidafite wenda ibura ry'ibiribwa nk'uko mu Rwanda bimeze. Mu by'ukuri sinzi impamvu yaba Minagri yaba Minicom batinya kubivuga.
ariko mu Rwanda dufite ikibazo cya shortage cyangwa se kigabanuka ry'ibiribwa kandi nicyo byo bintu burya byibanze abanyarwanda baba bakeneye. Iyo ni ntuza ya mbere wabireberagamo. iya kabiri ikindi cya kabiri ubu urumva icyo nabivuze cya mbere hari kuzamuka mu buryo buri rusange nyine mvuga ngo hazamutse ibikomoka kuri peteroli, imyenda irahenda, ibindi bintu by'ubuzima busanzwe. Ariko ibiryo by'ibyo duhinga turabishakira mbere na mbere ku musaruro production ukomoka ku buhinzi n'ubworozi dufite mu Rwanda uri hasi. Ariko tunarebereye ku bintu bimwe na bimwe bidasobanutse bijyanye n'uburyo n'abantu bamwe b'abashoramari bashobora kwikanyeza bakazamura ibiciro mu buryo budasobanutse. Ngira ngo bwa mbere mbikubwiyeho kuvuga ko umucuruzi cyangwa se umworozi agurisha amata ku mafaranga 248 ariko litiro twayigura 1600 cyangwa 1800 kuko uribuka ko ari amata bafata batanga ibari litiro bakabara kuri 248 niyo ya nyuma bageza ku ruganda kwikusa. Ariko noneho kano gasashe karimo inusu ahantu ha make ni 800 ahandi 900. So 900 ubwo ni inusu nidukuba kabiri bikaba litiro biraba 1800. Ukibaza 1800 kuri litiro yaguzwe 248 amata yongerewemo iki gituma yiyongeraho yikuba inshuro zingana gutyo. So urumva harimo no kureba kuvuga ngo ese kandi urumva nayo amafaranga yawe wamuhinzi mworozi ntategeye ku muntu ko ni make 248 ntuyahawa muhinzi ari we nyiramata mu by'ukuri. Umworozi wenda uzakenera imiti y'inka, uzakenera ubwatsi, kwishyura umushumba aramumarira iki? Ariko noneho wa wundi nyir'uruganda gwenda vuga Inyange, Mukamira n'abandi bafite amata nabonye ubwo byatumye na Highland za mu Rwanda nayihenze nabanyigura mu 780. Still ubona ko nibijyanye n'ubucuruzi Minicom sinzi buryo izabigenzura amata niba Abanyarwanda kugira ngo babashe kunywa amata duce ikibazo cy'imirire mibi ari uko bisaba ko abatatunganyijwe kuko gutunganywa nta kintu cyogerwa mu mata mu by'ukuri. Hari amata keretse akurwamo amavuta. Yego naho nivuga ahubwo hari ibyo akurwamo. So ariko nayo yakuwemo ibintu runaka nabyo bibyara umusaruro arahenda n'ubundi ku buryo buhambaye. None Theo, ikibazo cy'ubuhinzi n'ubworozi ni ikibazo nkunda kugarukaho cyane. Ariko umuntu akibaza ni ikibazo atari we wenyine, atari ngewe, atari umukuru w'igihugu, atari inteko ishinga amategeko badasiba kugarukaho. Iki kibazo nuko leta itakireba cyangwa nuko afite ibiranga irajwe ishinga irakibona. Ariko ntabwo njya mbasha kubona yuko uburyo Minagri ikoramo ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi ariko akwiye kubikoramo. Kuko ndago urugero uzajye mu murenge wose ushaka ubaza abahinzi batunzwe n'ubuhinzi uzasanga 50 abarenga 50% batanaza agronome wo murenge. Umuntu utazi kubuta muzi ni ikimenyetso simusiga cyuko atagukorera kuko aramutse gukorera wabumuzi. Abagronome byo nyendere byukura umurenge ungana. Abagronome benshi yagera kuri terre ari nk'ubutaye imbere. Ntabwo bafite sinzi niba ari ubushobozi bubura sinzi ariko ntabwo Minagri nyibona nkifatanya n'abahinzi. Abahinzi bara ibintu bafatanya n'amakoperative. Abagira ngo Abanyarwanda gabarirwa n'ibikomoka mu makoperative ni bangahe? Ibijumba, inyanya, amashaza, ibishyimbo, ibyo se hari hingwa n'amakoperative. Ngombwa Minagri riba amakoperative ahinga kawa, ahinga ibigori, nahinga umuceri. Wenda ngira kwanza ubundi ni umuceri n'ibigori ahanini. Ariko ntago aribyo biryo Abanyarwanda mu by'ukuri bavuga ngo bizabamara inzara. None Theo, icyo kibazo imyaka kimaze kivugwa ninde wanze kugishyiramo intege nyinshi kugira ngo gikemuke kuko ubuhinzi ari bwishimye ntabwo gikeneye gusanwa. Gikeneye gusenywa bagatangira bakubaka bundi bushyashya. Na ministeri igasenywa cyangwa? So ministeri gusenywa ntago gusenya inyubako zayo. I don't understand. Ariko imikorere ya ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi uhereye hasi uburyo ministeri yegera abaturage ese reka ngo urugero ugiye kureba kuki nta muntu mu mudugudu butazi umujyanama w'ubuzima. Sibyo umujyanama w'ubuzima abazwi na buri muturage wese azi ko ikibazo cya malaria ikibazo twatuntu twose dushobora kubangamira ubuzima bw'umuturage umujyanama w'ubuzima ashobora kuba abasha kubimenya. Kuki se
uko kuntu atari kwaho decentralisation ngo umuhinzi wese abagerwaho n'umuntu usobanukiwe ibijyanye n'ubuhinzi ushobora kumufasha kugira ngo ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi bigende neza. Niba rero umujyanama w'ubuzima azwi na buri muturage, hakaba nta bantu bakita ngo abajyanama mu by'ubuhinzi kuko nabo bashaka bakaboneka, bashobora gufasha abahinzi mu buryo hazamurwa umusaruro ukomoka ku buhinzi, biracyari ikibazo gikomeye. Ikibazo ndibaza kuki dukondana buri gihe Minagri, kubera ko Minagri ntabwo ariyo yiha imirongo igenderaho. Oya, ariko abiyihasemo hariya ariko tuyituka nka bya bindi byazitukwamo nkuru. Ariko se koko niba igihugu cyarabashe kumaintain umutekano, urwego rw'ubuzima tukaba turubona, habuze iki kugira ngo Minagri ijye ku murongo? Nakubwiye ko bashaka gusana kandi bakwiye gusenya bakubaka bushya. Ni kuvuga ngo ntabwo ikibazo cya Minagri ari ugindura ministre. Oya, ni ugusenya systeme ya Minagri ko yubatse ku buryo abahinzi begerwa kandi bagafashwa. None se uhora wumva ahantu batanze ifumbire ituje ubuziranenge, aho batanze ifumbire ikangira ikiriyo ngiyo, byose bikumvisha yuko ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi harimo ibibazo bidashobora gukemuka mu kanya gatoya, ariko bigaterwa n'uburyo systeme yabwo, iyo systeme y'ibijyanye n'ubuhinzi yubatse. Uravuga systeme yubatse ite ku muntu utayizi nkanjye? Nakubwiye ko icyambere ushinzwe iby'ubuhinzi mu murenge abaturage ntibamuzi. Ntabwo ari umurenge ni munini, abahinzi ibice by'ibyaro batunzwe hafi 100% n'ubuhinzi. None so abantu batunzwe hafi 100% n'ubuhinzi abaho umuntu umwe umuhibiro ku murenge, ubwenge azabasha gukurikirana by'amakoperative ya make y'ubuhinzi bw'umuceri n'ibigori bikarangira, ntabwo umuceri n'ibigori bizigera bimara inzara abaturage. Hari n'uwigize ambwira ngo iyo atagize ibyago ngo bari ujya gusenya inyubako zubatse mu kajagari wa agronome. Ubwo ya birashoboka kubera ko inshingano z'ubwe bamuhaye ntabwo umuntu umwe mu murenge ashobora gushinga ubuhinzi ngo bizakunde. So isenyutse, reka nishyiremo tuyisenye, twayubaka dute? Reka manze mvuge ngo ubundi Minagri ivuyeho, Minisante buri ivuyeho amasaha 2 ibikaba bitari gukora abantu bashira, sibyo? Tuvuge Minadefu, reka byo ntabwo nirwa mbivuga. Tugiye tukavuga ngo ministeri wenda y'ubucuruzi nabyo byazamba abantu bazamura ibiciro uko bishakiye bagira gute. Uziko Minagri uyu munsi kikwereka yuko nta kintu ikora gihambaye, ivuyeho hashira ukwezi nta mpinduka urabona mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, nta cyaba cyapfuye kuko n'ubu nta gihambaye ikora. Amakoperative niho usanga bari abaturage barira ngo neje umuceri, ariko sinemerewe kurya umuceri ndetse n'ugiciro nagurishijeho ngiye akagurisha kuri 400 bakajya kugura ku gihumbi. Yego. So urumva si iyo ministeri ivuye umuturage yabiki. Iki kwereka ministeri ifatiye runini Abanyarwanda ivuye isaha imwe, ivuye amasaha 2, ivuye umunsi. Ubwo abayikoramo bose kuva ku mujyanama w'ubuzima kugera kuri ministeri bahagaritse n'abaganga. Reka nkubwire niyo bakora mu by'ubuzima bakoraho telefone gusa bose isaha imwe, impinduka mu gihugu skandali yaba yabaye. Ariko Minagri baretse n'akazi guhera kuri ministeri muri Minagri, abaturage bakomeza kuko ugiye kureba ubuhinzi butunze abaturage jya kwa mutangana ku isoko urebe inyanya zihahinzwe ukurikirana aho zaturutse, urasanga umuturage yaregiye yikoca guhera kuri buri kimwe. Uwo muntu uzumva ukwiyeho agronome mu murenge yabiki, nta kintu yaba. Kuko ntacyo yaba si uko iyo ministeri mu by'ukuri ntacyo yakwiye kubimaze, ahubwo barirya bakimara. So hakwiye kuba system iri decentralize ituma umuhinzi wese agerwaho n'ubufasha mu by'ubuhinzi butuma umusaruro mu buhinzi uzamuka. Ubwo bufasha burahagije cyangwa nabwo bukwiye kwiyongera kuko bavuze abajyanama b'ubuzima kandi nta n'abajyanama b'ubuhinzi. Nibyo navuze, abajyanama b'ubuhinzi basobanukiwe iby'ubuhinzi bahugurwa bakamenya iby'ubuhinzi bakurikirana abahinzi kandi ku buntu. Agronome ugiye kureba agronome mu murenge usanga babita ngo n'abagronome b'amashyamba ashinzwe kubuza abantu gutera amashyamba ya leta. Cyera twabitaga bakanyamashyamba. Nicyo kintu babona sibyo? Noneho ugasanga aba veterinary mu mirenge n'abapime inyama, amatungo yabazwe. Veterinary ubundi ni muganga w'amatungo, ntakwiye kuba apima gusama ese ubundi ahubwo mbere yo kujya gupima inyama zabazwe ko nta ngaruka zizagira,
wakwiye kuba warakoze ibishoboka byose ku buryo ubwo burwayi bw'amatungo wapimye mbere amatungo y'abaturage ameze neza ukizera yuko nta burwayi bw'amatungo buri mu matungo abaturage bafite no kumenya aho amatungo aho yaturutse no kororoka kwayo kumenya kuza gusa gufasha abaturage kumenya ngo izi nyama n'inzima muzirye hanyuma se ahubwo ziraboneka ari nyinshi gute. Production mu bijyanye bahita ngo Minagri ngo animal production nyamara Minagri ikora hayifasha abantu by'amakoperative ugiye kubireba ntabwo ubuhinzi mu makoperative ari bwo buzakemura ikibazo cy'inzara abanyarwanda bafite. Kandi ibi ndi kuvuga hari wahita ambwira ngo ngo yatangiye kuvuga ngo abanyarwanda bafite inzara barahari bayifite. Ejo mu Bugesera bahoze bambwira ko hari abaturage bamerewe nabi cyane mu murenge wa Ngenda ngira ngo ubwo abadukurikiye mu bishinzwe muzagiyeyo namwe. Erega nta nubwo ntekereza ko hari ibintu byo kwigiza nka naburiya Karinija niba leta yemera kurihira mituweli 3,000 ku muntu mu gihe cy'umwaka ku muryango uwo muryango udahamije ko ufite inzara ntabwo wabutekereza. Ni gute umuntu utabasha kwibonera 3 bya mituweli ku mwaka adafite inzara umuntu ubasha kwihaza mu biribwa ntabwo ari 3,000. None Theo reka turebe wenda tutararenga kuri iki ngiki cy'ubuhinzi. Hari amavugururwa menshi tugenda twumva mu buhinzi ngo haje tubura imbuto mu Rwanda ngo haje ifumbire ngo ku giciro gitoya no kubura akorwa nande akorwa n'abakuriye ya ministeri ishinzwe ubuhinzi. So niba reka nkubwire ari nk'ikintu kimwe gikorwa kumva ni kizima bivuga ngo kuki kije gitinze kandi igihe kiziye niyo nurari miba neseka nkubaza rab bayishyira mu ntara byaranshimishije nanabyumvise ariko umundi rab yakoraga iki Kigali. Ikigo gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi urumva ntabwo se n'iki kiri mu Rubirizi nzi ko ariho Deje Patrick akorera aramenye nshaka kuri muri Huye ku izina ariko uko biri kose ubundi abahinzi ntabwo bakwiye kuba Kigali kuko Kigali ntibahinga. Kigali akwiye kuba abakonsumateri bibikomoka ku buhinzi cyangwa se abanaliza production byibuze turamutse twabonye byinshi Kigali twakwiye kugira wenda nk'abakora mu nganda zitunganya bya bindi bikomoka ku buhinzi byavuye mu cyaro ariko kumbwira ngo umuntu ushinzwe iterambere ry'ubuhinzi akorera Kigali ahakorera ikize. Mu kanya cyo nangiye kubaza ni Deje Lab wa Dr Patrick Karangwa kuri televiziyo y'u Rwanda mu minsi ishize ati guhera mu kwa mbere tuzatangira guha abaturage ibiryo mu bice byugarijwe n'amapfa ko batabonye imvura. N'ibyo bintu birababaje nyira reka maze guhera mu kwa mbere hari ibihingwa bimwe na bimwe bitabara abaturage bigera vuba habwe ko hashakwa mechanisme zituma mu kwezi kwa mbere abaturage bazahabwa ibiryo ahubwo bari gufashwa kugira ngo hari imyaka izabigiye kwera izabigiye kubafasha kugira ngo badafite inzara hanyuma mu kwa mbere mara kubibaha mu kwa kabiri no mu kwa gatatu ubwo bigende gute. So ntekereza ko u Rwanda hari ibibazo hari igihe kimwe nibuka igihe Anasazi Murekezi yari prime minister hari session yagiraga kuri Twitter yo ku abantu akakira ibibazo none umuntu mwara mu challenge ngamubwira ngo ariko kiriya kiraro cya Nyabarongo ko cyuzura mu giteganyirize ki aramusubiza ati tuzashaka uburyo kizamurwa kigire hejuru. Umuntu ajyaho yaramucinge nabibonye kuri tweet sinabonye reaction ye cyangwa y'abandi bayobozi n'abarabibonye cyangwa se batarabibonye nuko namubwira ati ngiye rero bira nize sinzi igihugu yavuze yigamo cyangwa yizemo sinzi niba ari mu Rwanda cyangwa se ari atariko nize bijyanye no kubyaza sinzi ko nabyita mu Kinyarwanda ariko no kubyaza ibibazo by'ibiza mu musaruro. Ibihugu byinshi nka za Libya bifite ikibazo cy'amazi twebwe ayo mazi aho gushaka uburyo uzamura umuhanda kugira ngo ujye hejuru wakakwiye ufata ayo mazi mu gutekereza uburyo ufata ayo mazi ukavuga ngo Nyabarongo muri kiriya gice wenda cy'akarere ka Kamonyi mu kwezi kwa karindwi bazatangira guhinga ibishyimbo badategereje imvura kubera ko amazi uzayafata ukayakonserva. Amazi cyari ikiza gisenyera abaturage kisenya imihanda ukagira uburyo ya konserva cyangwa se uyayobora ahantu uzayabyazamo umusaruro muri cyagihe kuko dufite ikibazo cy'uko duhinga aruko imvura iguye izuba ryaza ukabutahinga twakora icyo ngo muri cyagihe cy'izuba niba umuntu uri mu butayu muri Libya ahinga akoresheje amazi ya Nili yavuye mu Rwanda twebwe y'amazi dufite ya Nyabarongo adusenyera asenya imihanda
kuki atategurwa ku buryo mu kwezi kwa gatandatu uzahinga uvuga ngo iki imvura izagwira cyose ntabwo bindeba, amazi ndayafite, ibihingwa nzahinga bizabona amazi. So ibyo nabyo rero uwo deje wa Rabo yavuze, ubundi deje wa Rabo ntakwiye kubatekereza ku bagaburira abaturage, akwiye kubatekereza ku gutuma abaturage batazagira inzara, kubera ko iterambere ry'ubuhinzi ntabwo rizatezwa imbere nuko wagaburiye abaturage, ahubwo rizatezwa imbere nuko wateguye. Ni bimwe bajya bavuga ngo gutegura uburyo ugomba gufasha umuturage ifi ye akazayiroba kandi akaroba izihagije, no kuvuga ngo uzabarobera amafi ntabwo uzabona abahagije, kandi nunayabona ahagije uyu munsi ejo ubw'inzara izabica yashize. Hari nabo bayarobera bagasaba ko bayabatamika. Icyo ngiye kubaza ni leta ivuga ngo izagaburira abaturage iyo yahinze aho batahinze. Nicyo naniye kukubwira ni ubundi muri economy kuko nta baturage ubundi abaturage no bakagaburiye leta, ariko turi kumva hari terme bita injection muri economy. Ntabwo nize economy ariko hari ibintu bike yanzimo. Injection no kuvuga ngo to inject ni ibintu bishyashya uzanye mu bukungu bw'igihugu biturutse ahandi. Rero ntabwo kwibumbiye mu makoperative nge nawe ngo tujye tugaburirana, ntabwo bizamura ubukungu bwacu. Ntabwo niba ufite mu bitanu nanjye nkagira bitanu, n'undi akagira bitanu, n'undi akagira bitanu, tukarira hamwe, ntabwo byongera ibyo dufite. Biradufasha wenda gukorera hamwe, guterana imbaraga kugira gute, ariko mu by'ukuri ukeneye gufasha abaturage gukemura ikibazo cy'inzara, hashaka uburyo production, umusaruro w'ibihingwa, ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi ko birajyanirana uburyo wiyongera. Naho uvuze ngo biriyongera ugafata kanija buwejeje byinshi ukabimugurira kugira ngo gaburire Theo, ntabwo ukemura ikibazo cy'inzara. Ubwo izabikura kuri inde ko abantu bose bataka kuteza. Ubwo harimo n'izaturuka hanze. Izaturuka hanze rero bizamura bisubiza ubukungu bw'igihugu, bikazamura ubukungu bw'igihugu ubikuyemo. Uko na amadovize abasohoka. Ahubwo mbona mu ngendo shoro Rwanda rukeneye, rufite ibintu byinshi rwateye imbere, umutekano n'ibindi. Hakwiye kuba urugendo shoro mu bijyanye no guteza imbere ubuhinzi, kandi ubuhinzi butari ubwo kuvuga ngo tweje mu makoya. Ubuhinzi butuma umuturage hariya hasi arya ibijumba akabihaga, yamara kubihaga ibyo yahaze kugira ngo akemure ibindi bibazo akajya kugurisha ku isoko, bigatuma nanjye udahinga bibona bihagije. Icyo ni kibasha gukemuka, ibindi byose bizakemuka. Ubuvuzi ibijumba, navuga n'ibitoki, navuga n'ibirayi, ariko ibyo ni bitabasha gukemuka. Ukagiye usanga dufite ibigo byita ku musaruro wa kawa, umuceri kandi twese turi Abanyarwanda. Ntabwo umuceri ushobora kumara inzara Abanyarwanda nkuko ibijumba byabigenza, nkuko imyumbati, nkuko ibirayi. Hari ibintu ubona byanze bikunze. Ese banze reba umuceri, igiciro cy'umuceri. Ibijumba mu gihe mu Rwanda byeraga cyane, kera sinzi niba ubizi igihe kwera cyari bitabonera ko defense cyarabaye byinshi cyane. Hari n'igihe twajyaga mu isoko ukabura ubundi buriya nibwo bukire, aho umuturage yeze ibijumba yaje kubigurisha bakamuha make, ariko nayo afite icyamazi. Kubera iki? N'imyumbati nayo yareze, arajya kugura imyumbati nayo mu bijumba yagurishije ayibone kuri make. Ariko nakinera ibi bintu, ibiciro by'ibikomoka ku buhingwa ubundi birazamura, ntabwo babyumva. Wenda reka bisubiremo ku muntu waba utabyumva. Iyo ngewe nejeje ibijumba byinshi bihagije, n'umuceri ushobora kugabanuka. Kubera iki? Abarya umuceri turabanza tugabanuka, kubera ko ntabwo twese dutunzwe n'umuceri gusa. Iyo demand izamutse, iyo abakeneye ikintu babaye benshi, n'igiciro kirazamuka. So niba abaturage bafite ibijumba, imyumbati, ibirayi, amateke barya, umuceri n'ubara bazabijya. Nigeze kubona abantu biranambabaza cyane baseka bananyega Museveni yavuze ngo umugati ntubatera ikibazo ko bazamutse kuko ingano ko murya imyumbati. Ahubwo biriya bintu wabibwira Abanyarwanda bayibona ihagije? Ntabwo bayibona ihagije. Hari ibice niyo ntabwo nagenzura ariko niba yarabivuze ko bayifite ihagije. Umurizo umunyarwanda buze umugati akabona umwumbati yababaye. Ibiryo by'ibanze by'Abanyafrika ngira ngo uretse biriya Maghreb umugati ntabwo ari ibiryo. Ariko rero tunavuga ngo umugati ubundi ni ibiryo. Umugati ntabwo ari ibiryo, ni ibiryo bikomoka ku bindi biryo. Ni kuvuga ngo umugati ukorwa mu ifarini n'ibindi bitandukanye. Uwo mwumbati ufite none se ujye ubona biscuit z'akarabo zo kugira ngarama zikorwa mu bijumba. None hinga ibijumba noneho ubwego uzagira inzara. Hinga ibijumba uzagira ibyo usagurira
Sina Gerard akoremo akarabo sibyo ubona amafaranga ugenda uhaye ikintu ukeneye ibijumba ubifite wasonza gute hari ibiryo bibiri by'Abanyarwanda ibijumba n'imyumbati ibyo biryo warya amababi ukarya n'ibijumba byayo niyo mpamvu abantu kera babishyiragamo imbaraga ariko Theo system y'ubuhinzi kugira ngo ivugururwe abantu baravuga bati u Rwanda rwashyize imbaraga mu mutekano uraboneka runasagurira abandi leta ivuze ngo imbaraga zose zigiye mu buhinzi ubuhinzi turi kuvuga twazongera kuvuga byatabikemuka uko reka nkubwire uzajya kureba n'umukuru w'igihugu ugeze kubivugaho abana boherejwe muri Israel kwiga ibijyanye kuminuza barize none nko muri Israel kuminuza ibijyanye n'ubuhinzi yazashaka gukorera muri Kigali ushaka gukorera i Kigali kubera ikibazo ubuhinzi wagiye ukajya muri Burera ukiga ibyo wizwe kwikira mu bikorwa abo nibo bo kwiyorganiza cyangwa wabajyanye n'uzi na mission abateganyirije nibazi aho wowe ni ujyana abantu batanazi mission bafite utabatanazi passion afite kuko ntago passion ari kwiga ukarangiza gusa ahubwo utizwe passion ni umuntu ubona akunda umupira w'amaguru ngo noneho siyanse bize yihorere tugufashe kuminuza mu bijyanye n'umupira w'amaguru wabonye ko abikunda ni gute umuntu udatekereza kujya gukorera mu byaro leta yabashyiraho na condition buriya abaganga barangije mu mashuri y'ubuvuzi ya leta ategetswe gukorera leta mbere yuko ajya mu bitaro byigenga niho kwishyura leta yagutanze amafaranga numvise n'abazajya biga education ariko bizajya bigenda hari imyaka runaka bazajya banza gukora hanyuma babone kujya mu bigenga so rero n'uwo kumubwira ngo condition ubanza ukore bya bintu leta yagutanze amafaranga tubibyaza umusaruro ugira icyo umarira abaturage haro twahuye nawe ejo bundi avuye kwiga muri Israel arambwira tubona nta suivi badukorera natwe iyo tugeze na buri wese ufite passion yo guhinza bugumamo utayifite akajya mu bindi so urumva ibibazo ikibazo nk'icyo so utangiye kwisira kuri cya kibazo wambajije ngo kuvugura ibijyanye n'ubuhinzi ndetse umuntu ushinzwe iby'ubuhinzi utanamenya ngo unohereje muri Israel leta ikamutanga amafaranga yavuyemo iki akorera he afasha nde yakadara abaturage bangana iki nakubwiye ko agronome abaturage batamuzi byibuze se abo bantu bagiye guhugura abandi ibyo abanye muri Israel abihuguremo abandi bagenzi be bagende bakwire mu Rwanda hose mu giturage bafasha abantu kuzamura umusaruro ukomoka ku buhinzi amakuru nahawe n'umwe mu agronome nuko umwagronome umwe mu Rwanda areberera ingo 9,000 nese ngo bishoboka wowe umwe nakubwiye kandi akaba ari ku rwego rw'umurenge nakubwiye umurenge ukuntu ngana nakagari ntago byashoboka nokuri n'umudugudu biragoye hanyuma to iyo uvuga politike yo kuvugurura ubuhinzi ubuvuga kuvugurura kwegera abo bahinzi gusa ubuvuga izo nyongera musaruro gusa uvuga ubutaka buhingwaho bugenda bugabanuka ni ibintu byinshi cyane abadepite bigeze kuvuga ku kijyanye n'igabanuka ry'ubutaka buhingwaho ariko biravuga bikona nta kiri kurangira ndetse abantu bavuga abantu bagomba kubaka bajya hejuru ndetse bavuga ngo byaratangiye mwese bizatangira uzabitangira ahantu hose barahamaze uzabitangira cyane kujya kubwira abantu ngo musenye hano tubahinge hanyuma hariya uko biri kose ikintu cyoraje cyane nuko ikibazo benshi bakizi kuko bitangiye kuvuga ko ubutaka buri gushira bagora babwubakaho bireba muri systeme ahari mu buhinzi mukavuga ngo master plan yanditse yagiye mu bwubatsi yego nta hava mu bwubatsi ngo hajye mu buhinzi so ni ikibazo so ubwo ayo mazu turi kubaka ariko hari n'ibintu byinshi ubuhinzi niba nakubwiye ngo kwegereza abaturage serivisi zijyanye no kubahugura mu by'ubuhinzi biri hasi kandi uzi ko hari n'abantu benshi baba bafite parcelle ntoya mu rugo mu gipangu ashaka guhinga mu tuvaze mu duki akabona imboga ibintu by'ibanze bituma ikibazo cy'imirire mibi y'abana bikemuka ariko ntawe ubimufasha uhari ahashyira pasiparumu abandi bakahapavoma yego usanga umuntu afite amapave ya metero kare 200 mu gipangu hatari amapave harimo pasiparumu hatari pasiparumu hari ibiti byiza by'indabo ntabwo bamubwiye neza ko guhinga avoka na orange n'umwembe bigira jardin nziza bikanatanga umusaruro uzakira ikibazo cy'inzara ariko gushyira imikindo ku muhanda bitanga isura nziza oya ibyo ndabyemera ku muhanda sinekereza ko ku muhanda Kacyiru Remera bazashyiramo avoka n'umwembe ariko mu rugo rw'umuntu umukindo ntekereza ko nta muntu akubona urabona nk'umuntu arantu hamwe nzakwereka ko sindi bakubwiye kuri kamera nzakwereka ukuntu bimeze ukareba nka avoka iriho imbuto ukuntu iba ururabo rwiza mu gipangu ukareba umwembe uriho ya myembe myiza noneho ufite ukuntu biba binini ku buryo bisaba ko umuntu abitega yihishije uburyo ari indabo nziza ariko indabo zifite ikintu zimarire
ba nyirazo. Wakoze cyane. Murakoze cyane namwe kandi Prime Media Rwanda muri abambere turabemera. iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu twibuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare